urukundo rwe rwahozeho ibihe byose ntiruhinduka. Urukundo rwe rwahozeho ibihe byose ntiruhinduka. Urukundo rwe rwahozeho ibihe byose ntiruhinduka. Yahagaze mu cyimbo cyanjye borobaza rw'ibyaha byanjye n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mfera. Urukundo rwe rwahozeho ibihe byose ntiruhinduka. Urukundo rwe rwahozeho ibihe byose ntiruhinduka. Ibyo yakoze nibyo nishimira iyo urambuye ikiganza cyawe uhasa ibyaremwe. Iyo urambuye ikiganza cyawe uhasa ibyaremwe. Ibyo yakoze nibyo nishimira iyo urambuye ikiganza cyawe uhasa ibyaremwe. Iyo urambuye ikiganza cyawe uhasa ibyaremwe. Ndabihamya ko kugira neza kwawe n'imbabazi zawe zizanyomaho. Ndabihamya ko kugira neza kwawe n'imbabazi zawe zizanyomaho. Mana ibyo wakoze bigaragaza imbaraga zawe, bikerekana ko uri Imana twitayeho. Ndabihamya ko kugira neza kwawe n'imbabazi zawe zizanyomaho.
ndabihamya ko kugira neza kwawe n'imbabazi zawe zizanyoma. Mana ibyo wakoze bigaragaza imbaraga zawe, bikerekana ko uri Imana twitayeho. Mana ibyo wakoze bigaragaza imbaraga zawe, bikerekana ko uri Imana twitayeho. Ndaririmba kuzuka kwe, n'impamvu yo kwizera kwanjye. Yesu umucunguzi, ntare ya Yuda, niyerekanwa z'Imana nawe. Ndaririmba kuzuka kwe, n'impamvu yo kwizera kwanjye. Yesu umucunguzi, ntare ya Yuda, niyerekanwa z'Imana nawe.